5 ni music. Yeah. Naguturagina nziza nagukundaga mu gitaramo kirya gihe cyanze gushira umutima ugukunda iteka nakwibuka ahugita heryo n'ubusa umutima ugukunda iteka nakwibuka ahugita heryo n'ubusa ijambo nari kukubwira rimereye imvi muri iyi mbyino n'urwibutso rutazashira umutima ugukunda iteka nakwibuka aho itaheryo n'ubusa amajwi meza y'inanga n'amagambanuru sibwonko n'ibigutahe ku mutima umutima ugukunda iteka ndakwibuka aho itaheryo n'ubusa umutima wamenye byinshi muri byo ntacyo wigeze umenya byarashize twiririmbire umutima ugukunda iteka nakwibuka ahugita heryo n'ubusa umutima ugukunda iteka nakwibuka ahugita heryo n'ubusa. Yes, hono umusegongero w'iki wimvaho nimero Makenga uraho ari hashize iminsi nkunda icyo kijwi cyawe rwose y'igihuje na gitari yawe kiba kiryoshye kiba kiryoshye kabisa. Uyu bamwita Makenga. Amazina y'ababyeyi nahe Makenga? Amazina y'ababyeyi ni Ndayishimiye Deo. Kuki wagize Makenga se ukagira Imana? Ibyisi nawe bishira Makenga. Umufilosofe witwa René Descartes nivuga ati il faut douter de tout. Ikintu cyose ukigirira Makenga. Yego dushyiraho indi ndirimbo kiganiro n'izinduka giterwa inkunga na MTN everywhere you go. Uwo murya dushatse twavuga ko tubagezaho kufatanya na MTN tubitaye ho banzu tucurangire rwose humura. Uvu muhanga rero gusaza no gusahurwa kandi iyo tujyane habi nari iminsi ndayiyongeza sigara nyitera inyoni ziguruka none iranzira nyigaritse iranyiganzuye yo gapfusha cyo rero kibondo cyanjye egera hino nkuraga intwaro nitwaje ibyo bihe byose iminsi bibi yose nkayirenza uyitwaje azirakuneshwa utayitunza azirakuramba iyo ntwari ishumika iminsi ntayindi shaho n'umurimo iyi si maze kukurambirwa kuko ntacyo ubukiyimariye imikaka y'iminsi irarindwa mbeseye wakwizera utubuzima bw'ejo udakoze ngo wiyuhakuya kuri shati witega iminsi
wenda kibondo cyanjye aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari umurimo aho wenda kibondo cyanjye aho wenda buto bwanjye aho wenda nuzabyibuka niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije ntugahaburwe n'ibyo hanze aha ibi bizanwa n'abagenzi ngo bitwara umutima wawe bikwibagiza umurimo uryaga nuko utabizi guteka umutwe n'umwanda ibitindana nubwo byizerwa undi kandi bihira bake aho wenda kibondo cyanjye aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari umurimo aho wenda kibondo cyanjye aho wenda buto bwanjye aho wenda ntuzabyibuka niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije uramenye utazazira iyo mikaka igaba gifite ubukaka cyanabo mu kigero cyawe uramenye utazazira iyo mikaka igaba gifite ubukaka cyanabo mu kigero cyawe aho wenda kibondo cyanjye aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari umurimo aho wenda kibondo cyanjye aho wenda buto bwanjye aho wenda nuzabyibuka niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije Makenga na gitaro urayihanangirije si no kuyihanangiriza gusa mu gihe bagira ubusayibere mu bigori uri muri bya no kuyiyobora uravuga ikakumva so hanyuma shiramo umurya uvugira inyuma gake tubanze dutumike irekure hamwe na MTN yongeye yatudabagije uburahabwa iminota myinshi muri pack za irekure ku giciro gihendutse cyane waba ushaka pack zo guhamagara z'umunsi z'icyumweru cyangwa z'ukwezi nta wasi MTN irekure kwitayo uhere ku giceri cy'ijana gusa urabona pack ikuryohe ikunogeye kandi akanyenyeri 140 urwego ugure pack nshya za irekure MTN irekure twitageho imvura yagwa cyangwa itagwa Irekure voice packs just got better with the MTN. The time is now to enjoy more minutes at the most affordable prices. One daily, weekly or monthly voice packs starting at only 100 francs. You can get a voice pack simply by dialing *140# to buy your upgraded Irekure pack. MTN Irekure has got you covered. MTN Irekure has got you covered. Come rain or shine. Nuko ngoko ibintu bimeze reka tubahe n'ubu butumwa bundi bwa bonus ya airtime ndetse na bill payment inyongera ku ma inite ntakagire ukikubabaza mu gusoza inkuru yawe gura amayinite iri kuri momo ukanza akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 uhabwe inyongera ya 20% gucikwa ntabwo byemewe ntihakagire ikikubuza gusoza inkuru yawe igihe watangiye kuganira ngo amayinite arashize reka gura amayinite kuri momo ukanze nyine kakanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri urwego ubundi tuginyongera 20% wicikwa kwishyura na momo nabyo iyo bikoze amata byara amavuta turakongeza nagoro kongezwa gusiguza amayinite kwishyura na momo waruzi ko ushobora kwishyura imisoro irembo ndetse n'izindi services zose za leta bitakugoye ukoresheje konti yawe ya momo kandi
kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 urwego. Birihuta kandi birizewe ngira ngo wabyumvise. Yego. So reka mbabwire n'ubundi butumwa bwa MTN ubundi dukomeze twumva umuziki ariko mukanya turarwanya ubukene twitwaje inkoni y'icyuma. Muri iki gihe cy'imvura MTN irimo kuduha icyizere ko imvura yabwo itagwa nta wasi. MTN twitaye ko imvura y'amajiga amamega na za SMS paka z'ukwezi zirahari ku bwinshi gahunda no guhitiramo ikunogeye. Hari iz'ibihumbi 2, hari iz'ibihumbi 3, hari n'iz'ibihumbi 5 ziguha jiga zigera kuri 60 cyangwa se kuvuga nta nkomyi iminsi 30. Izo paka zose kandi ziraguha SMS 200 kanda akanyenyeri 345 urwego uhitamo ze kuri paka za internet cyangwa kanda akanyenyeri 140 urwego kuri paka zo guhamagara uhitiramo tubiteho paka kunogeye ya MTN. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ibi byiza MTN irimo kubitugezaho bijyanye no kwizihiza kuri imyaka 25 imaze igeze mu Rwanda rwa Gasabo ikatuvana mu bwigunge. Ubu ni bwo buryo nkoresha ngengura internet y'ibihumbi 5 nyuze kugukanda akanyenyeri 345 urwego. Ntabwo igishira aho ngeze hose ndababaza nawe ukeneye wifi ntishira ndakubwiza ukuri gigabyte 60 wazimara subwo wawe ureba iki. Ego ko so Makenga aracyahari na gitariye n'umurya uryoshye cyane. Komeza uzucurangire cyane umuryo wari uri inyuma nawe ukunze cyane. Araza kwiduha tajabone arayizi ubu kari kandi mu bwonko ndi kukumva numva natwawe kabisa. Twagiye Makenga. umva abantu kuri YouTube niba mwemeye mu bitwereke narakaye ndimwe wanjye warijoro ura cyakomaho natwinongaho turabo uretse ko tutazaga kuru kawe uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye wasize uvuze kugiye gupagasa none imyaka isaze 30 i Buganda ni wabaheza te rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda i Buganda ni wabaheza te rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye umukecuru n'umusaza bose barashaje bajyanye agahinda ko kutamenya ibyawe uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye wasize turi bitambambuga none ubu twese turubatse u Rwanda rwabonye ubwigenge ubu ni igihugu cy'amahoro bakuru bawe baruzukuje ntiwabamenye ibintu ruyenzi uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye haherutse kuzimuri tubwira ko miyuba habaye intambara abantu ngo bakwiriye imishwaro sawa wowe yaragusize nibasukiri ubara ijoro watwandikiye tugashira intimba nibasukiri ubara ijoro bose twandikire dushira intimba uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubara ijoro twese uko turi turagukumbuye umukecuru n'umusaza bose barashaje bajyanye agahinda ko kutamenya ibyawe uko uyisoje utyo shyiraho indi byarangiriye shyiraho indi ariko banza utange nimero zawe nimero zawe ibintu bigishyushye 0782 0782 708 708 24 8
umunani 0782 0788 708 708 24 24 8 umunani. Yitwa Makenga. Ni wumva yakunejeje ushyiri ikintu mu mufuka we uranyura kuri momo handitseho ngo iki? Handitseho ndayishimiye. Hari abantu bajya bizirwa kandi Imana itarabahaye imire mu mufuka. Yego. Ariko ubundi banagutumira ukacuranga muri za anniversaire cyane rwose mu bukwe ahantu hataramiye nta rungu. Okay, twakomeje. naje n'urukika narange nayoboza kwidembe bomba turi imbata nyinshi imbabura zake hose inzara ifata inzira y'izika iziko rya rubanda ryake rukara rwose ishyirwe yayo ndayoboza kwidembe bambewe nyereka inzira igana heza unami yawo kandi wowe wagize Imana twahinganye imigende none ubarizwa mu ndege ndengera w'indenga windambirwa ngurama makubyambusa amagambo nanjye ndobifi nkawe zihaza batazinga bahanga ibyuzi bazi byiza byazo ndayoboza kwidembe bandewe nyereka inzira igana heza unami yawo kandi wowe wagize Imana ibwera mu birisimazi zirwera mu biravugo uhayira rwera imuga ahenshi batanaga wagobotse izo ngorwa muhazi bitari ngombwa yereka ukongera uri bongera ikirenge mu cyamirenge byarabaye da nayoboza kwidembe bambewe nyereka inzira igana heza unami yabo kandi wowe wagize Imana inzira Mana rwose ngo nzimye urwango nereka b'imikinari ineza ntabwo yagiye maze mu nzira y'umutuzo umutinda ajyane n'umutunzi baganire bagana hamwe nibamba muvani w'abandi ndayoboza kwidembe bambewe nyereka inzira munga inzara unami yabo kandi wowe wagize Imana ndayoboza kwidembe bambewe nyereka inzira munga inzara unami yabo kandi wowe wagize Imana. Asante sana Makenga susuruka zinduka nicyo kiganiro kabisa. Yes, Makenga avuga mu magambo nguhahira rwera impuga twumve icyo kira gitero kivuga nguhahira rwera impuga ngo hari n'abadahaga ahenshi batanahaga rwera impuga ni urubwa arabwira urudoge arabwira mukuru we w'umuherwe uhahira imbwa
kandi hari abashonje ati kurame iyabo kandi wowe wagize imana twahinganye imigende none ubarizwa mu ndege ngo yavugaga mukuru wo mupadiri waga i Burayi hanyuma rero ati ibi ni ngeri ikirenge mu cya mirenge ndakumenyesha ko umugabo wa Justin nyiri iyi ndirimbo namwe mu bakiri u Rwanda rufite hari umugabo yari afite muri umunara wavukana umwana aza ko uwo muri umunara aza kurwaza umwana ariko yibuka ko mukuru we ari umukiro ebana uba mu migi yatereka njye gusanga mukuru wanjye antabara umwana ataza kumfana ko yari arwaje umwana ahagera ahubwo ati mukuru wanjye rwose umuhungu wawe ameze nabi rwose dore bambwiye ko ashobora kuba bitameze neza nkeneye amafaranga umujyane kwa muganga arareba mukuru we aramureba aravuga ati uzi ko duhuje ibibazo nanjye ikidoge cyanjye cyaraye nabi n'umuveterineri namubuze naho ati duhuje ibibazo pe Makenga umugabo Justin iyi ndirimbo banza rero mutagatifu wari wayimweretse ni indirimbo nziza pe bizasaba hari ko mujya muyicuranga lyrics abantu bakumva ikinyarwanda kirimo iraryoshye so hanyuma dusoza hamwe na Koje Bank School Girl kana tuyibasobanurire sezerera ku bibazo byo gutakaza inyemeza bwishyuye amafaranga y'ishuri washyiramo umurya mu gikari nta kibazo Makenga sezerera ku bibazo byo gutakaza inyemeza bwishyuye y'amafaranga y'ishuri ndetse no gutakaza umwanya ku mirongo mu mabanke gutakaza umwanya ufata bisi ujya ku ishuri ngo ujyanye border ibyo ntago bigezweho hamwe na system ya School Girl uburyo bwo kwishyura amafaranga y'ishuri bworoshye bwa School Girl ya Koje Bank ubu ni uburyo bwinshi kandi butandukanye bugufasha kwishyura amafaranga y'ishuri ku gihe kandi ugahabwa raporo y'uko igikorwa cyagenze mu buryo bukoreye ikindi batubwiye ni uko iyi system inacunga ishuri cunga school ijya muri school management hanyuma rero kandi akanyenyeri ka700 urwego cya ku rubuga rwa Koje Bank ari rwo kojebank.co.aw kandi handitse School Girl gana ishami rya Koje Bank cyangwa se ugane umu agent wa Koje Bank ukwegereye agufashe ubundi wishyura amafaranga y'ishuri ako kanya ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 50 turakwereka turakwakirana urugwiro internet banking koresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Koje Bank internet banking bugufasha kwishyura imisoro kwishyura imishahara kohereza amafaranga byihuse kandi byoroshye kuri konti imwe cyangwa nyinshi icyarimwe aho waba uri hose hirya no hino ku isi nta nkomyi tangira ukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Koje Bank internet banking uyu munsi urabwiyandikisha munyuze ku ishami rya Koje Bank rikwegereye hamwe na Koje Bank biroroshye kandi birashoboka reka tujye kurwanya ubukene tufashijwemo na Minaloc mu Nyarwanda udukurikiye mu rwego rwa gahunda leta gufasha abaturage b'amikoro make kwivana mu bukene Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Minaloc irasaba abayobozi bafatanya bikorwa n'abaturage gufatanya bagakora ibishoboka byose mu guhashya ubukene maze tugatera intambwe nta numwe usigaye inyuma kirazira nta muntu n'umwe ugomba gusigara inyuma mwabaherwe mu byumve ba rwiyemezamirimo bantu mwese ba NGOs amadini abaturage b'u Rwanda bose bagomba kuba bakire ubu rero tuyinjiye muri weekend wibukiye ko kunywera amafaranga waruhiye icyumweru cyose nta busirimu burimo tuzirikane kuzigama wabyumvise icyumweru kuva kuwa mbere ubiri byuyu ukorera amafaranga none weekend iraje amafaranga yose wakore ugiye kuyanywera turakwiyamye zigama izo nzoga zireke cyangwa unywereho dukeya duke cyane ariko okay n'ubutumwa bwa Minaloc kandi bwatambutse Makenga ongera uduhe umurya iminota 2 yego 2 ntuyirenze 2 yego muzigura nzamusaba inka azayima ndabizi gamanzi nararaye guma yagoye inyamukeri kibaye ga mwana wa mama nirukeri nabazaga mwana wa mama nirwunguki minega ga mwana wa mama wasimfa n'ikindi nk'umugore wanjye umugore wibanze ni nyirabisabo nagiye
ngiye kumusabaga nsanga arabenga nsubiye kumusura nsanga ararwaye umutezi w'inkarago yaramumbebeje umuvugi w'igikondo yaramumbebeje umuraguzi w'umukiga yaramumbebeje umuraguzi w'umutwe yaramumbebeje mwene rusake yaramumaye uramumumaye mwana wa mama nsindira iby'ububa n'ibyishe databuja n'ingendo nziza mvumbe mugabo we aye guma zana inzoga nzana iyindi mwana wa mama tuyiture macaru waruvuza cyuma urwase muzigura nzamusaba inka azayinywa nkabiziga manzi nararaye yogoye ameza naza ikivugo cya ruvuzo cyuganisha abanyamuheto abatayiziga bakanyagirwa Machenga the guitarist uza kuduha inkotanyi cyane nibugize muri iyi minsi ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima It's the thrill of adventure. Non-stop to London.
Saracyari Makenga we ndamukunda bigatinda nkamukunda la 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 no kunga simbi teze n'indahiro nagize la 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 kumbi yari hano ngira amahoro yabandi kure ntagira amaganya twaba turi kumwe umutima ugatuza ndamukunda 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 bora ye bora aho mbanzirana n'uwaza muvuga nabi la 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 n'inshuti y'amagara indutira amagana la 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 izina ryari moreza umutima iruhande rw'izarangwa n'imwe nyamuberwa n'inkindi yutuye imbabazi ndamukunda 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 uraye ora batajya ndenzi ngohe la 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 yanze ku mutima wanje wagira inimba ndende la 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 ingendo ye yawogoja bato imvugo ye icyarereza bamwumva none subwo nge nazabura kumukunda we ndamukunda 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 uraye ora erega bahunga batamuzi bagira ngo ndababeshya la 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 mbambaruga n'ikirezi kirusha ibindi kwera la 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 akuro yaye ayi cyangwa sase sai mama ko wa Burundi wamugura nawe ndamukunda 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 ure ora kuri YouTube mwandike niba mwemeye mu bitubwire ndabusoma mu kanya ndabushishimura mwandike bwinshi YouTube Radio TV cyane reba handitse zinduka live tariki ya mbere z'ukwa 12 2023 yitwa Makenga ni mubi wake uri igitangaza kabisa aba kuri YouTube mbahaye iminota 3 kugira ngo arimo gutayipinga ubutumwa bwanyu buze hanyuma tubone gukomeza Makenga Imana iguhumugisha wasoma tanga nimero za telefone abantu bakuremere 088 0788 708 708 248 248 yego okay yitwa Makenga amazina barasangamo ndayishimiye Dewo yes Digitech Studios Digitech nziza harya yajya kugenda na gashyiramo inyuma muri background okay to passport photos family photo shoot birthday photo shoot maternity photo shoot graduation photo shoot corporate portrait photo shoot très bien
hanyuma rero abo ni aba Digitech Studios. Nugira ubukwe, graduation, birthday, baby and bridal showers, corporate events, please invite us. Tuzane abakameramani bacu, amakamera agezweho, hanyuma tubafatore tuzabatunganyiriza tuyabaye muri album, tubahe za DVD ariho ibintu ni sawa. Hanyuma dufite icyicaro gishasha hariya Club Mama Sportive Kacyiru ku muhanda KG 594 ST House cyangwa building ni ya 10, igipangu ni cya 10. Twitwa Digitech Studios mezami, ntabwo tuzize. Telefone yacu ni 0782 111 528. Hanyuma bashaka ko tasawuna nandi mugomba kuyoterane muri Harmony Karuruma. Ibyiza bya sauna yacu murabizi bituma umubiri wanyu ukora neza, umutima ugatera neza, ubwonko bugakora neza, mugasinzira neza, amaraso abatembera neza. Hanyuma igikoresho cya gisirikare cya kenera ni kiya nuko bimeze. Massage turaye gukorera tukuba n'imbyiro ukaba mushyashya. Turi kuri Harmony Karuruma. Uze guhamagara telefone niba utahazi kandi ndagushaka uyu mugoroba twahurire 0781 081 841 yego 906 aba kuri YouTube mukomeze mwandike ndabona ubutumwa buza. Manifa providing the best service of printing here in Rwanda. Graphic design ni ibintu byacu, branding, embroidery no kwandika ku myenda dukoresha ubudodo, large format banners, pull ups, teardrop stickers, offset printing, igitabo giprinting muri Manifa kiba kiri ku mapro ziryoshye kandi zidapfa gucika, ntabwo amazi yazigereza monami. Hanyuma telefone yacu ni 0788 081 iyo ni Manifa. Okay, kubita hundi murya noneho mbone gusoma ibyo batwandikiye. Tujabuke gatoya Kakanda ariko kamari ajya kugenda kampe umunota umwe n'igice. Shyiraho ya yindi rero rugiye kuduha abanezerewe mu bitwereke byandike kubwira umuntu ko wamwemeye bigutwara iki. Na Kenya Nairobi tari solo ukayicuranga kuriya solo bigakunda. nayo kinzambe mutindo ya mpasi banyokoliyo yaka pembeni nazalise wayo ya motema tovanda bomwana tomeseninga nayo dunia tovanda bomwana kimoninga na miso ya mama ezali mabena yoko komi na pasi nazate nakola na Kenya na ya kozoyo tozonga na Kigali ya eladi mapasa lokumu ya famili oti wapi ya family oti wapi
nakoze igikoresho kari cyawe cyishwanyuriza ari kukivugisha icyongereza icyarabu amakiswahili inshuti zacu bakunze b'ikiganiro zinduka impamvu kuwa gatanu tubazanira umuziki ni ukugira ngo muruhuke pe muruhuke mu bwonko mutangire wikendi biryoshye kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane tuba tubadudira amagambo menshi cyane tuba dushaka kugira ngo ku wa gatanu muruhuke mujye munabikunda kandi buriya niba wikunda wikwiyahuza ibintu birushya ubwonko so Vital niga bati Makenga turamwemera Habimana Jean Baptiste shyiramo umurya nsome buno butumwa numva niryohewe cyane Makenga si byose yego shyiremo kabisa kuko nabantu bagushimiye bashyizeho umuriro so Habimana Jean Baptiste ati hahiye koko nemeye nibagirwa indirimbo yakagambaye hariyo yashyizeho umurunga washyizeho yakagama Alex hanyuma ishimwe Girid ati nukuri turishimye cyane umutaramaze gitari cyane ararenze aze kutunyirizaho gato nta kica nk'irungu ishimwe Girid ati gitari ni mu maraso kabisa impano yarayivukanye aze no kuduha nta kica nk'irungu Neva gitare Neva ni wa mushuti wacu nawe umucuranzi ati mushuti wanjye Makenga ndamuramukije cyane ibye bihora ari bishya kabisa Neva wamubwira iki nagume n'umugenzi wanjye nagume guma Neva hanyuma undi yitwa Shimwe Girid yagarutse kenshi mu Nyangaga Noel ati ndi Noel BJ turamwemera uyu ni Mr Noel sava undi yitwa Shumbusha Eric ati Makenga karaga umurya kagira neza Vedastasi narinzi ko ari umusaza kumbi n'umusore ati mubo mwatumiye bose niwe wa mbere kuri gitare hanyuma ati mubaze niba hari undi azi umurusha gitare ngo arahari ukurusha barahari benshi nka miliyoni ese nka mwarimu wanjye namwigira Shushu Migo ararenze Bigo Shushu François Shushu hanyuma kagira neza Vedastasi asanzwe acurangira ngo tujya gutaramana nawe ucurangira he kuri Tushot Club hano imbere ya Arena i Remera n'uyu munsi n'undi bukorere uzamusurize boss wawe no kuri Copenhagen ku wa kane yego harya ni mu kihe gihugu Copenhagen ni muri muri Finland tahibagiwe so hanyuma undi yitwa Andrew Fashion Design ati gisobanuro cyo kuberwa twemeye rwose mbega umurya wa gitari izere nkuru nziza Jean Claude ati uyu mugabo rwose arabizi kandi urumva ko ategereje atajenjetse courage Makenga waje neza ni kipi ati courage dia Habi Makenga madame waje neza ni ki reka nsome ubutumwa bwe neza waje neza ni kipi umugore wa Makenga ati courage chérie Habi Makenga ubundi butumwa ndamusoma ngarutse Imana iri hangana ifoto y'umugore wawe tuyereka abadukurikiye twagiye Makenga merci ni muri Denmark Copenhagen dawe wa twese muhuza wacu uri mu ijuru izina ryawe mwami niryubahwe ubwami bwawe nyiringoma mwami nibuze kandi ibyo ushaka ntibibe mu isi uko biba mu ijuru uduhe ifunguro ridukwiriye umunsi ntuzaduhora ibyaha nuko natwe tutabihora babitugirira uduhe ifunguro ridukwiriye umunsi ntuzaduhora ibyaha nuko natwe tutabihora babitugirira turagusabye ngo ntuduhane mu bitwoshya nabi ahubwo udukize wamubisha mubi kubera kubwami n'icyubahiro
n'ubushobozi byose ari byawe ibihe byose ibihe bidashira uduha ifunguro ridukwiye uyu munsi uzaduhora ibyaha kuko natwe tutabihora babitugirira tout le monde bouge prends le sabari ami Yesu ushimwe amahanga yose agushime ami Yesu ushimwe amahanga yose agushime teredisi gushime amahanga yose agushime radio teni gushime amahanga yose agushime oswakima gushime amahanga yose agushime naramesha gushime amahanga yose agushime n'amakenga ngushime amahanga yose agushime iyo lala amahanga yose agushime iyo lala iyo lele amahanga yose agushime Yesu Kristo amahanga yose agushime Macenga uri umutaramu kabisa twemeje uyu mukobwa w'icyuki w'icyatwa w'igitangazo witwa Queen Sabri atwumvira Denmark nungiye ati wakavuna umuheto wibagiwe ko Copenhagen ari umurwa mukuru wa Denmark niba ari umurwa mukuru ntabwo mbitse ariko nzi ko ari umujyi ukaze hariya yego hanyuma rero ati Makenga afite talent twaryohewe cyane hagena guitariste ati Makenga nta nabona nk'uri nota na rimwe arica aze kuma ihorere mwiza wanjye hagena nawe ni umugitariste tujya dutumira yagusabye indirimbo ihorere mwiza wanjye ihorere mwiza wanjye kamunyurizaho gatoya ubwo ni ingi bagazende bahakurya nicaye ndeba hakurya y'iriya misozi ko ariyo yabaye urwibutso rw'urukundo twakundanye shenge ese mwarurarizwa n'ikigwe ihorere mwiza wanjye shenge ese mwarurarizwa n'ikiwe ihorere mwiza wanjye 1, 2, 3, 4 naje mama naje shenge wigogora amarira warize arahagije cyo ngwino shenge iby'isi birashira urukundo ntirushira emera ko nafuditse abarira sinzongera shenge ese mwarurarizwa n'ikigwe ihorere mwiza wanjye shenge ese mwarurarizwa n'ikigwe ihorere mwiza wanjye naje mama naje shenge wihogora amarira warize arahagije cyo ngwino wirira wihogora cyo ngwino mbabarira sinzongera cyo ngwino cyo ngwino aha urakoze cyane reka nshishi murabona butumwa ko twabwemereye abantu yitwa Robert arabizi cyane Didier Jean Yves Music ati umuhungu wanjye naramureze neza ninjye musigaje gutumira nk'umusaza Didier Jean Yves Music unamujua cyane yarakureze koko se turaziranye ni umugira frere aha uze ko nimero ze hanyuma tuzamutumire kwa gatanu azaze ya waje neza Nikipi ati agende aduhaye yewe mukobwa yewe mukobwa urayizi yewe mukobwa curanga ku buryo bwa acoustic amatwi aryoherwa cyane nayo rirukankamo
yewe mukobwa ukuntu nagukunze icyari gisigaye nuko twakwibanira wirengagije ibyo nagukoreye wikundira undi musore wirengagije ibyo nagukoreye eya wikundira undi musore twese igihe nabikubazaga ko wabihakanye ukarahira utazigera ubikora ese utabinekerereje ngo nishakire undi mukobwa sinarota niyahura okay kubera yari yo abakobwa ni benshi genda urabinkoze uramemukiye genda urabinkoze nzajya gushaka undi genda urabinkoze gisoze abakobwa ni benshi genda urabinkoze Mukasa Joseph nabitinze Mukasa Joseph ati mwaramutse neza Makenga n'umuhanga pe turamwemera kandi turamukunda cyane pe turifuza akaririmbo k'amasabo nyangezi umushakire dushakire akaririmbo kari acoustic umwezi utuje niba uyikunda nta kibazo Gaspar Harerimana ni inshuti yacu ati Makenga umwana wo mu rugo komeza usitarama no yari yanyandikiye kabisa Gaspar ni gitagaza hanyuma Steven Muvunya atarashoboye pe aduhe na nyamibwa y'igikundiro okay mwaturyohereje byanditswe na Mushimiyimana Arsene Bishine Makenga hahiye Embongarwana narinze kuno musaza duhe indi nindundirije umwana ndayikunda cyane hanyuma nabandi mwatwandikira ubutumwa bwanyu ntabwo na tuza kuburenza ingohi hanyuma inshuti zacu rero mumenye ko turi kumwe na Brico NB tuzana ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibyo nibindi muba mukeneye nka kuka za gaze iz'amashanyarazi za frigo congelateur machine zifura izo z'ibyombo blenders coffee makers microwaves amapasi water dispensers n'ibindi byinshi muri brand zitandukanye kandi zizewe z'inyaburayi waba uri célibataire waba uwo mu muryango muto cyangwa munini hano rwose urahisanga ni ku Gisimenti ku muhanda w'amabuye hafi ya Banque Populaire telefone yacu ni 0785 0785 22 511 yego kirazira kugurira mu duhegene mw'abantu mwe tujye tuvugisha ukuri kirazira rwose DSTV ubu niya bose Noheli ni isanga utari bwensitara DSTV wawe mu rugo tuzagukubita inkoni kabisa inkoni tuzagukubitira ku buriri n'ubwa mbere rero mu mateka y'imyidagaduro mu Rwanda Noheli n'umunane bisanze dufite DSTV ku 500 urabona abonema wireberewe n'umuryango wawe muryoherwe ya We wish you more entertainment, more love and more
Wonder. Simply wonderful. Yes, wasabye indirimbo y'amasabo Makenga agiye kwikugezaho iracyari zinduka great. Daria nakwifuza areba hakurya y'umugeza hiwa nyubatuye naguhamagara Daria kumutima igira hino maze ntumvunyegereye igira hino maze ntumvunyegereye ngwino Daria ngwino ngwino umvurujwi rwanjye warasaraye Daria uguhamagara no guhora muririmba n'agahinda kenshi ko kutakubona igira hino maze ntumvunyegereye igira hino maze ntumvunyegereye ngwino Daria ngwino 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 Daria ngwino ngwino. Andrew Fashion Design igisobanuro cyo kuberwa tumva ko Inyanza bogeza acuranga neza cyane rwose aho turi Nyarugenge commercial twaryohewe agasozi keza karusororo baragashaka hanyuma mugabo wisheme Emmanuel atoswara rwaramutse Makenga naducurangira ikigeni ya nkuru nziza nabikora ndagura tu hitawereza ifaranga ikigeni nimero ya Makenga yabahaye akanda kanyenyeri gatonze urusororo gato iyo bahora bayiducurangira ushatse wanayireka ikigeni amwindi ya nkuru nziza nta kibazo nta kibazo oya hari wagusabye nyamibwa y'igikundiro kiraho iyo ngiyo hanyuma bihwaniremo sibyo Mutarama mugabo wishema Emmanuel abeza babyiruka imyaka yose nyamara wowe wogoza n'ubu ntabwo uragahinyuka bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro wakuzukuzi neza wenda ibyiza
zihabya cyane uko mata y'ingabire zigukundisha isi n'ijuru bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro dukoresha irushanwa ngenerameshi yo kuzamuka aho ngaho nyamibwa y'igikundiro reka ntangire bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro urumva muganya gashimu naza uravuga ati bituma nkurata nyamibwa komeza uyisoze neza nta kibazo nagusanze mu birori maze mbona userutse neza undi utwambitse umunega maze ubwuzu bukadusaba bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro genda wambara ikamba ukunde ukeshe bagenzi bawe wihakanye umuryano komeza ukunde kutwibuka bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa w'igikundiro hari akantu ucometsemo sifa wacu w'igikundiro umuhoza zahida ati ni sawa weya wigaragura mu ivu umuhoza zahida ati ni sawa kabisa imana niyo nkuru ni vitari design twemeye mu ducurangire iby'isi n'amabanga hanyuma ati birabaye rwose uwo ni Andrew Fashion hanyuma ndumva hari ubutumwa nagiye nsimbuka ariko Sabrina atwumvira hariya muri Denmark ni umukobwa mwiza cyane Sabrina naza mu Rwanda nzabahuza mu ducurangire live si byose cyane rwose hanyuma mukanya nababwiraga DSTV ryoherwa n'iminsi mikuru yawe ya Noheli n'ubunane hamwe na DSTV Rwanda n'ubwa mbere mu mateka y'imyidagaduro mu Rwanda umuntu wese ashobora kureba DSTV kubera igabanyuka ry'ibiciro ibaze ko uhereye ku mafaranga 5,000 ubu wowe n'umuryango wawe mushobora gusogongera ku buryohe bw'ibyiza bya DSTV bwa mbere Noheli kazi gasanga noneho ufite DSTV ubunane bugasanga ufite DSTV mu muryango ibintu bishyushye ufite umwanya wo kuruhuka natwe tugufitiye icyatuma uruhukamo DSTV ubu ni ya bose ubusanzwe abantu bafata urugendo ngo bagiye gushaka Noheli n'ubunane kuri inshuro noneho DSTV Rwanda yahinduye amateka ni ukuvuga ko uhereye ku 5,000 uburyohe bwa Noheli n'ubunane buragusanga mu ruganiriro iwawe n'abawe mukirebera DSTV mwicikwa nayo mahirwe muduhamagare ku ijana na kuri 11 mwayumvise 11 decoder ikakugeraho irimo abonema y'ibihumbi 20 tukakwinstalira ku buntu ukishyura ibihumbi 25 yonyine abonema y'ibihumbi 20 ku kwezi DSTV ubu ni ya bose robeshi kandi aho ngaho noneho twiyongeza iminota makenga ntabwo twamurekura gutyo We are coming.
mwana se wiriweho sanze umubyeyi wamaye byinshi mama wambyaye nakwitura iki ko wanyikundiye nkiri muto sanze umubyeyi anyihoreze ko wamenyeraje impuhwe nyinshi agutetereza ijoro n'umunsi babarira sinzongera Itagahindi nimbirishe oh mama ubura amasundore nkurore ninzangu usangu unyihoreze mama wambyaye nakwitura iki urumubye y'ururukundo urumubye y'ururukundo Vital niga bati dukomeje kuryoherwa ntagenda ataduhaye kuva nje nyivuka indirimbo zose ko numva muzishaka hanyuma ndikumana ganda muratinda Kigali bwera mvura w'umuhanzi arashoboye pe nsuhuriza abo mu rugo bari ingororero mu murenge wa Hindiro akagari ka Runyinya Oreste Musengamana ati uwo murenge wa Gitaro ratunyuze rwose awi wadusabye nimero za makenga nazibahaye 0788 778 248 so hanyuma ngiye kubakorera ga surprise dukorewe n'ubundi n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika witwa Eric bagira ubusa zangura aho ngaho Hindiro akagari ka reka mbanza zimye YouTube hanyuma tubone ko kina ka surprise ka bagira ubusa okay nakoze cyane twatangira wazamura umvurujwi rwanjye rwarasaraye idariya kuguhamagara no guhora nkuririmba n'agahinda kenshi ko kutakubona n'agahinda kenshi ko kutakubona igira hino maze ntumva unyegereye igira hino maze ntumva unyegereye ngwino dariya ngwino okay yego tumushimire bagira ubusa bagira ubusa buriya ibyuma ntibyaguye mu nyanjara we na Etienne Gatanazi bajyaga baririmba karaoke dore wa mutipe ni Etienne yitwa Etienne wa munyagasha Etienne bagiye wakintagaze Etienne yambwiye ko akorana n'umuzungu ko kubona umwanya biragoye umuzungu kuko ni igikara none yamutwaye uruhu n'uruhande uravuga iki kuri irijwi ry'abagira ubusa bagira ubusarakazi uko avuga amakuru nako aririmba none umuhaya kompanya mu bantu bagize ngo ni nawe wacurangaga byahera kajya dushyireho akandi karirimbo gatonga turi kumwe na Bank of Kigali hori shishikajwe no gukemura ibyifuzo n'imugamizi mwahura nazo ni kubwiyo mpamvu twabonye ko ari ngombwa ko twegera by'umwihariko abakora ibikorwa by'ubucuruzi buto n'ubuciriritse kugira ngo tubagezeho serivisi mwifuza zijyanye n'icyo cyiciro murimo mutugane tubafashe beka n'umufatanya ibikorwa wanyu wizeye mu rugendo rw'iterambere haba mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa ku bwanyu bwite kandi twumva neza ingorane mujya muhura nazo cyane cyane mwebwe bigo ibiciriritse ry'amafaranga babane yanga turahari nimugatsikire nimutugane mu ishami rishinzwe ibigo bito n'ibiciriritse riherereye mu nyubako ya Chic tubafashe gukemura zimwe mu ngorane muhura nazo buri munsi koko business yanyu ni business yacu twitwa Bank of Kigali financially transforming lives ako kaduha iminota 2
nkivuka sinigeze mbona mama wambyaye namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa umva abandi bana bahamagara ngo mama ari hehe ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara nuko mbaza papa ni mama wambyaye abahe papa aransubiza ati nyoko wakubyaye yaradutaye yakunanye kera kera cyane ukiri muto ngo nashoboye urugo rw'abatindi yego we ngo nashoboye urugo rw'abacuranzi yego we ibyo bintu by'ubutindi ntabwo bikibaho kandi abacuranzi si abatindi mu Rwanda ntabatindi tugifite nta n'abadirigi nta n'abinazi tugifite n'abakene babandi nyine bitwa abakene ubu turi kubavana mu bukene mu rwego rwa gahunda ya leta yo gufasha abaturage b'amikoro make kwivana mu bukene minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irasaba abayobozi bafatanyabikorwa n'abaturage gufatanya mu gukora ibishoboka byose mu guhashya ubukene maze twese tugatera intambwe tujya mbere nta n'umwe usigaye inyuma niyo mpamvu halo Minaloc yongera gusaba imiryango itari iya leta amadini n'abakoresha guherekeza imiryango ikennye ikagira ibikorwa bifatika n'intego mu ikayi y'imihigo y'umuryango tugira intego buri rugo intego imihigo yandikwe nuko bimeze murakoze cyane kuba mubyumvise tugiye gusoza Mukamurenzi Letitia yaguhaye amashyi menshi cyane hanyuma dufite umumama udukunda cyane natwe dukunda yitwa Alice mama Mugisha banakomere mu muryango wabo hari mu tante wabo uherutse gutabaruka nubwo nari mari ngo nje kubatabara ariko Alice nizere ko mukomeye so yatabarutse ku myaka 95 Imana imwiruko ridashira hanyuma rero Alice akunda ndirimbo yitwa Muhoza wanjye niyo wamaho umunota umwe gusa umwe imisiranze imbanye myinshi y'umutwaro cyongwa inunyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe Muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urakoma wateguye ku musozo kuko niko kanyuma tugushimira wongera wibutsa abantu naho utaramira yego nyigashyiraho kamwe mwegeze munsaba dusoza naramira kuri tushoti kuva ku wa gatanu kugera ku cyumweru hanyuma gataramira Copenhagen Kicukiro munsi ya Maison Noire ku wa kane nimero ni 07 82 708 248 yego akona gacuranze neza kwa Tonto Gerard umunsi umwe Tonto Sky
Tajabon de nuit Tajabo Abdou Jamal Yal Malaikala Awe Chico Dalu Siselu Mumu Munilai Tega Mujulinga Mumu Munilai Tega Muonga Chico Dalu Siselu Mumu Munilai Tega Mujulinga Mumu Munilai Tega Muonga Tajabon Deni Tajabon Tajabon, Deni Tajabon. Uwele, Amdu Jamba, Uwele, Yali Malaikala, Uwele, Munila, Uwele, Sikawala Injoge, Uwele, Danu Siselu, Uwele, Munila, Uwele, Tega Mujulinga, Uwele, Munila, Uwele, Tega Muonga. Makenga urabeshi nagushimire nge ntabwo mfite amagambo yo kugushimira nge ijambo rimwe nkubwira ni ntanyuzwe murakoze cyane kandi rwose gitari iri mu maraso no mu misokoro no mu busomyo hose bakozi bazinduka ni kuwa mbere hanyuma ku cyumweru muzumva ikiganiro habona guhera saa sita n'igice kugera saa 8 bari kumwe na Pascal ababye hanyuma nkwifurije weekend nziza Makenga namwe ndabashimiye cyane yego saa 4 ikiganiro cy'imikino ntikibacike MTN irakabyara ihinguye n'abadukurikiye bose abaryohewe n'umuziki mukomeze kugira weekend nziza kabisa Stop that smoke.